mboneyeho gushimira Perezida wa Repubulika yakoze ibikomeye, yaraturokoye n'ingabo ze, amaze kuturokora asanga ntibihagije, aratwubakira amazu turatura, baratuvuje twe dufite ubumuga bwa jenoside, batwigishirije abana mu mashuri, abana bariga. N'ubu ngubu iyo batakwigisha simba nkureba, ntabwo urimo kumbaza, ni iyo batabigisha ejo heza ahangaha ntabwo tuba tuhicaye. Ubu ni ukubera igihugu cyiza, igihugu cyiza kitwitayeho, kitaye ku banyarwanda bose. Perezida Kagame ntarobanura ubwoko, Perezida Kagame ntareba ubugufi cyangwa uburebure, areba umunyarwanda uwo ari we wese. Ese ubundi kuki bakutaga ikizungerezi? Kuki bavuga ngo ikizungerezi cy'Ubugesera? Urumva nari inkumi, nari mwiza, nambaraga neza, nari mfite amafaranga, ubwo se urumva babuzwa n'iki kunyita ikizungerezi? Nari nacyo. Dore umusatsi wagwaga. Nibyo? Umusatsi wagwaga. Muze aravuze ngo n'ubu uracyari mwiza. Mugabo wanjye yampaga amafaranga nkarya rwose, akampa amavuta, yambuzaga kwisiga ibitukuza gusa. Ufata agaseke tukadushyiramo utuntu tw'utwatsi turandaranda, tugaca uturabo tugashyiramo, twamara kuzuza tukikorera, tukazamura tugashyira ku mutwe, tukavuga ngo tuzamuye inkotanyi. Niko umukecuru yatubwiraga. None yarangiza akavuga ati uhite wubika vuba ngo ubitse abahutu, tukabubika. Reka wenda ntanajya kure, ababyeyi mufite amagambo meza yo gushimira. Ushimiye inkotanyi wazishimira ute? Ishimwe rya mbere nazihaye, nazishingiye umukobwa wanjye. Wowe iyo urebye Perezida Paul Kagame, abana bato bababwira ko bamwigiraho izihe ndangagaciro? Ikintu bamwigiraho urukundo agirira abantu ayoboye. Urukundo ni rwo rwa mbere. Ruhashya wa Segatwa mama yajaga dore yacaga ati uraho mukarushemo bitariho, mama yitwaga mukarushemo asari bitariho bya mivumbi ya bucya, mama yari umunyegenya w'umuhindiro. Noneho Ruhashya turaho mukarushemo bitariho, mama nawe ati uraho Ruhashya imbwa wa Segatwa na nyirambwa. Ruhashya agaseka agahagarika ijipo akavamo akajya kumuramutsa, mama akava muri makaza bakaramukanya. Yari umuntu ukomoka ruguru iriya za Mbogo nyine nawe Ruhashya. Ariko Ruhashya yabaye umusirikare ku bwa Kayibanda arakomeza, bavuga ngo Inyenzi zateye mu Bweyeye, Ruhashya niwe bashyiraga imbere bagira ngo zimwice kuko ari mwene wabo, akazirasa neza akazimara akazisubizayo. None basigara bamwita Ruhashya Inyenzi. Ariko yari umututsi w'umutsobe, mwene wabo wene wari umunyegenge yari umutsobe nk'abantu. Turi mu minsi yahariwe igikorwa cyitwa GAERG week. Hazamo ibikorwa nyirizina byo gufasha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, gutegura abanyarwanda bose kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ariko nyirizina mu bikorwa bya GAERG muri rusange hazamo no gusana imitima, hazamo no guhumuriza. Ubundi uru rugo wowe hari ikintu cyiza warwungukiyemo uru rugo rwa GAERG? Uru rugo narwungukiyemo ibintu bikomeye. Naje ahantu ntasinzira, hano ntasinzira, nuko uwitwa Manuel akadukoresha siporo ya Manuel iyo nayijemo. Ntarwaye ngo mbe nagiye kwa muganga i Kigali, ntagiye hirya ku isambu ngo nkaza rwose nkakora agasiporo ka Manuel. Iyo ntashya ndasinzira kakanguka nka saa 11. Ubundi rero natangiraga ku kagoroba ndeba mpaka mu gitondo, nkabyuka ntukura amaso nkoraye nk'inzoka. Ariko rwose ndashimira rwose GAERG yatekereje kubaka aha hantu igashyiraho aheza hearing center, kuko idufitiye akamaro, turaharuhukira, turaza tumva. Mbese umuntu yahita ngo iki, ni mu rugo rw'amahoro n'urukundo. Nitwa Mukandori Caroline wa Segatare ka Rwangirahe, ya Kamanzi, Kankanika, ya Rubindo, ya Gaga, ya Kabare ka Rwakagara, ndi umwega w'umwakagarakazi. Murakoze cyane. Tugiye kuganira ku mateka y'itotezwa cyangwa se mu Rwanda rwo hambere, ariko mu bimenyetso bigaruka nyirizina
mu gutegura jenoside yakorewe abatutsi kuko byabaye igihe kirekire ubumwe n'urukundo no kubana bicika hinjiramo amacakubiri irondabwoko n'irondakarere ndetse abatutsi bahagirira akaga bahagirira ibibazo bamwe barapfa abandi barahunga urwo rugendo rwose rwaje kugera mu 1994 nyirizina jenoside yakorewe abatutsi igakorwa abasaga miliyoni bakicwa hagasigara imfubyi abapfakazi inshike ubukungu bw'igihugu bukatikirira ndetse n'amagingo yangaya bikaba biri mu byo leta y'u Rwanda leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ikomeje kugenda isana. Reka mpere kuri Caroline, ejo twahereye ku mugabo, reka noneho duhere ku mugore. Caroline, wowe iby'ubumwe bw'abanyarwanda iby'amateka y'u Rwanda wavutse ryari, wasanze u Rwanda, waciye ubwenge u Rwanda rumeze rute muri ya mateka y'u Rwanda tuzi usuni kugeza imbere? Batangiye gutwikira iwacu muri 59 nkabona nari umwana mutoya bakurura mama izuru ngo dore bamuzuru babatuka ahetse muri umuna wanjye wankurikiraga baramwishe muri jenoside ubu na mukuru wanjye nawe baramwishe bagakurura amazuru yabo bakayanyeganyeza jewe nari muto nibereye mutwana hejuru y'umukingo tw'uduhutu tudahirwa mbireba gutya. Ubwo rero inzu y'iwacu baraza barayitwika, bamaze kuyitwika barabisahura n'ikigega amasaka barasahura n'imitiba y'ibishyimbo n'amashaza barasahura barabitwara. Ariko ubwo hari umuntu waciye inyuma ngo w'inshuti ya data aramushuka ati reka dutware ibishyimbo n'amasaka n'amashaza byose mbabicire, ati ejo bazabasenyera, ati noneho muzajya muza mu bitware. Arabihunika ubwo batwaye bikeya batwara n'ihene zacu nyinshi cyane cyane ryose ry'ubusyo bazamura ku muhanda wo kwa Karyabwite bazijyana aho bita kwa Nyombayire. Ubwo rero baratumenesheje turagenda turajya aho bita mu rya Rujuga mu Ibanda. Data tumuca harimo nkahagaze mu nka yambaye neza imyenda y'ibitare n'ikoti yifubitse n'icumu rye. Ariko papa yaje kudusanga mu rya Rujuga inka yaziretse bazimutesheje bazimwambuye. Turahaba rero bukeye barahadukura mu Ibanda. Hari umuntu wasimbuye Karyabwite witwa Nyaruyonga. Nyaruyonga nabashakira barazanaga baragendanaga bakaza bati ntimurare hano mu rya Rujuga mugende mu Gikarenda. Tugikarenda aho mu Miyove tuhamara umwaka. Bukeye rero bazana amakamyo baradupakira amakamyo 3 atukura ya rubaho. Baradupakira neza baratsindagira. Baratujyana Nyamata badupakurura mu Munyinya wari uhari. Ubwo Padiri Teresifore Kayinamura aza kuza abwira abagabo byari nimugoroba afata imbunda ati bagabo nimufata imihoro afite imiheto muyizane mbereka bajyana mu mukenke ati imshyize zarahumaga ati ngaho nimukata umukenke muha abagore basase mu kiliziya ubundi hasigaye muryamisha abana. Nuko turyama mu kiliziya, twaryamaga mu kiliziya bwacya bagasasura bakagikubura. Nuko bukeye rero baragenda bajya kugasenga gusaba amacumba Bugesra twahasanze bita bamere. Nuko babacumbikira ahantu ku gasozi baca ubwatsi bw'imikenke, umukenke bakawubakisha kaburende hasi bakanawusakaza. Nuko tukajyamo tukaryama rero. Bukeye hatera umusazi witwa Bishokana akajyaza akabambura imitsima akabambura imitsima amaroba akayirukankana akayamiragura. Bukeye tugira Imana aragenda asimbukanya barongwagwamo turakira. Twahoraga dufite ubwoba. Bukeye rero babajyana umuzungu witwa Tiriporo wajyaga ateregaramo icyuma kivuga cyane gitaka. Umuzungu witwa Tiriporo niwe wubakishije amazu hano Ntarama. Ba papa barafata umuntu akagenda afata isamba ashaka baratema. Bwa buzu bwari buteye byari biti bishinze biteye imbariro noneho bakarubekamo ibisinde. Ba papa baragenda bacukura ibyondo barahoma neza. Nuko bashaka n'akabati bashyira ku muryango. Nuko turagenda rero muri 62 dutura hano kuri uyu murongo. Uyu murongo utuwe n'abantu bavuye ibyumba gusa. Wowe hasi ugaturamo abanyaruhengeri. Hakurya Kayenzi naho ni Ruhengeri n'inyuma haraho bita mu Rwankeri. Bakiga ba Ruhengeri n'ababyumba nibo batuye cyane cyane aha hantu. Uretse ko babamaze baratumaze barabisha abasaza bisha abakecuru bica inkumi n'abasore n'abana bato.
yewe n'uwari ufite inda ntibabuje kuyimusaturamo ngo bari uruhinja rw'umututsi uko rusa mu nda, mbega batwishe nabi. Kandi nkanjye nize dutotezwa tunyura mu masasu menshi, bagenda bavuga yuko mu Bugesera turi inyenzi, ko hari inyenzi twacumbikiye zavuye i Burundi, ndetse baza no gutambuka bajya ku Kibungo hariya rica umuhungu umusominari wa Munyandamutsa, yari umugabo w'igikwerere mwiza w'umusore mwiza urangije amashuri, bica n'abandi ku Kagoma babishara abasore 9 aho bita muri Nyamugari babahirika munsi y'intuza, nuba amagufa yabarahari ntibahambwe, baburiye ku misozi kimwe nkuko bisha ba Kamari na Meresiya na mushikiwe hariya Nyabivumu hariya inyuma ya Paris. Mbega bagendaga batoranya abantu bize amashuri, bakaje Kabgayi bakica abana b'abatutsi biga mu seminari, bakica abafureri n'abafaratiri b'abatutsi n'abapadiri neza, kuko iyo amasaka twayahingaga Kayibanda yaratangiraga akavuga ati rero ati bapari muhutu, ati mumenye ko amasaka yeze agomba gutemwa. Amasaka nta kindi batemaga yarabatutsi, bakaduka mu mashuri bagatemagura, bakaduka mu bantu b'abasore beza bize bakabafata bakabazirika ibitambaro by'imikara bakabajyana bakabatimbagurira hariya ku Kanzenze bagahirika mu ruzi. Mbega buriya murebera Nyabarongo yameze abantu yarabamaze, bitangiye kugera hafi ya za 94 nko muri za 90 gutyo, abapari muhutu bose abasederi pawa nka ba Mugesera baravugaga bati mugomba kubanyuza y'ubusamo bakajya wabo muri Abisiniya. Y'ubusamo nta handi ni muri Nyabarongo, kuko Nyabarongo n'umwana wanjye w'umusore bamwicanye n'abasore 40 bari kumwe na marume kazi mbakanisiyo, babata muri uriya mugeze wa Nyabarongo muri ruriya ruzi kiriya gishanga twakiriyemo. Muri ruriya ruzi mureba rwatwaye abantu benshi imbere hambere. Najyaga njya kwibuka Uganda umwana wanjye na marume n'abandi benshi cyane hari n'abakuru banjye buriya bataye muri Nyabarongo b'imfura ya mama yabyaye mu basiketi atabyaye kwa data. Mbese buri umuryango wacu mwinshi washiriye muri Nyabarongo. Namuhaziriya yabyumba hari bamasenge bari barashakiye za Rutunga na Gasabo, bagendaga bakajugunya muri Muhazi muri za 63. Mbega twakuze dutotezwa, twimwe amashuri, turi abahanga turi abanyabwenge. Hakaza inspecteur akaza ati abatutsi muhaguruke mujye hariya inyuma, abahutu muhaguruke. Hakaboneka abahutu 3, mwene ntuza Karini Jabo wa wundi bita Fulgence na Mukabunyeri wa Rubuguza sinzi nundi, bari bahutu 3. Nuko twe tugaseka tukavuga tutese ubungo bibi nibiki koko diregitero yo ni bwoko ki. Ariko noneho abarimu bakaba babizi, twigishwaga n'abarimu b'abatutsi bari abajyari bende kwa Kayibanda. Ubwo rero batwimye amashuri, papa yaje kujya kunyishirira familiare njya kwiga mu kigo cy'ababikira ikabuye mu basomisiyo. Nabwo inspecteur araza ati ntago abana b'abatutsi bagomba gukomeza ngo babona bimuke. Ngiye banyandikira ko ngo akoze docture ya Intsinzi, banga kumpa amanota 60 agomba kunyimura. Nditahira ndigenda ntangira kujya kwigira foyer, ntangira kujya niragirira inka z'iwacu. Ariko ubwo haza gukomezaho jenoside yegereje, tuza kujya dutotezwa cyane ku buryo abana b'abasore, mfite umwana w'umusore yabaga muri parti liberale, nanjye niyo nabagamo. Ariko tukagira n'ikarita ya MRND ku ruhande twerekana kuri barriere tukayerekana. Ariko kagira parti liberale kubera Rando Ndasingwa wabitsinde nkumi yari umutsobe mwiza cyane, tukamukunda rero tukajya mu ishyaka rye. Abana bacu bose bakundaga Rando nta bariho barabishe na Rando baramwishe no. Nuko ubwo rero biza kujya rwose badutera no mu ngo z'iwacu bagashaka kutwica. Hari igihe noneho uwitwa Ndadaye yapfuye, intera hamwe sederi yitwa Muriro Ntezi ry'Imana Agustin umunyagikongoro atera umwana wanjye ngo amwice. Abapari muhutu benshi n'abasederi byavanze baramutera. Noneho bamutimbura ikintu mu mbavu. Umuntu umwe aravuga atari kosha uyu mwana muramuhora iki, baramureka. Yari umusore rero w'imyaka 20. Ubwo nza kujyayo, bambonye bavuze induru bati dore Ndadaye yapfuye, none inyenzi kaziraje.
none ndavuga niba yapfuye aramaze njye ntabwo banjyangira niba yapfuye aramaze yishwe n'abarundi nta munyarwanda wamwishe ngo ya nimwe bwatutsi bamwishe yishwe n'abatutsi b'i Burundi noneho sabi Rwanda baranyirukankana ninjira mu rugo rw'umucuruzi negura ikibuye cy'urugi rwo mu gikari ngira imbaraga bari batarambaga mu mugongo ndasohoka ikibuye ngisubizamo ndiruka ngeze mu modoka mpuriramo n'isederi ati wowe mwishe ndadaye none urahunze ndagiye nuko ubwo rero bagenda ajya kuri radio RTRM ati ikizungerezi cy'Ibugesera Mukandore Carolina ati n'umuhungu we w'inyenzi wibare ati bazanye inyenzi zivuye i Burundi zikoreye ibikapu 9 birimo amasasu ati rwose none nguyu mu modoka nuko arantuka mu gifaransa nanjye ndamutuka ndakize aviramo Nyabugogo arazamuka ajya kubitangaza nanjye ndakomeza ndahane Bugesera nageze hano ngiye Nyamata mu gitondo batisha bagutangaje kuri radio Muhabura bavuze kuri inyenzi kazi ikizungerezi n'umuhungu wawe ntinabacitse ariko nageze bashujane bambona n'umwana wanjye n'umbabaje nuko umwana nawe nk'ejo mbona araje tugumana dutyo hano yaje ahunga ibyo ngibyo ko bashaka kumwica ngo turi inyenzi nyine baradutotezaga cyane tukamburwa agaciro kabumuntu bakatwambura ubumuntu bakatwingiza inyenzi inzoka pamuzuru ibici ibintu nk'ibyo byose bibi ariko tukabyemera gusa tukirwanaho tugakora ntabwo twabasabaga tukambara bakabona turateka turarya tumeze neza naho genocide ziye abadusenyeye ubu ngubu barabibonye ko dufite igihugu cyiza dufite perezida wacu Paul Kagame dufite ingabo na polisi ziturinze kandi nukuri mboneyeho gushimira FPR Inkotanyi mboneyeho gushimira perezida wa Repubulika yakoze ibikomeye yaraturokoye n'ingabo ze amaze kuturokora asanga ntibihagije aratwubakira amazu turatura baratuvuje twe dufite ubumuga bwa genocide batwigishirije abana mu mashuri abana bariga ubu ngubu iyo batakwigisha simba nkureba ntabwo urimo kumbaza ni iyo batabigisha ejo heza ahangaha ntabwo tuba tuhicaye ubu ni ukubera igihugu cyiza kitwitayeho kitaye ku banyarwanda bose perezida Kagame ntarobanura ubwoko perezida Kagame ntareba ubugufi cyangwa uburebure areba umunyarwanda uwo ari we wese n'ababandi bakoze ubwicanyi ntiyabuze kubavana muri nyakatsi ngo bubakira amazu y'amabati yabahaye VUP barahembwa natwe abatishoboye twamagajwe na genocide nkanjye bambaze isasu mu mugongo mpabwe intunga ku buzima bwa buri munsi nkavurwa nivuriza King Faisal hospital nta muntu nkanjye ukwiye kuhavurirwa ariko kubera imiyoborere myiza kubera igihugu cyacu cyiza ndahivuriza fagitire ikishyurwa iyo rero ntagira ubuyobozi bwiza simba nkiriho kubera ko bari bandasha umugongo waboze inyama zavuyeho amagufa yamunzwe ariko barasanasana n'ubu rero ndavuga ndahumeka nkongera gushimira madamu wa perezida wa Repubulika Jeannette Kagame yakoze ibikomeye avuganira abanyarwanda barwaye abona asaba imiti abantu bahabwa imiti ya sida bagomba kuba barapfuye barashize hari abana bacu bagiye baterwa inshinge za sida hari abagiye bakubitwa za ntampongano zakubisa abarwayi ubwandu buba bwinshi ariko kugeza ubu bose ni beza bararya baranywa bameze neza ntiwanamenya ko arwaye kuko yabonye umuti kinezeza cyane rero nuko ibyo byose byarabaye dufite ubuyobozi bwiza dufite imiyoborere myiza dufite igihugu ni icyacu turagifite tukicayemo kiraturyoheye rwose rero Imana ishimwe kandi Uwitekanye n'ingabo aje akomeza turindire abayobozi b'igihugu aje akomeza turindire ingabo aje akomeza turindire polisi umutekano wose Uwitekanye n'ingabo nawe ingabo zo mu ijuru zige zimanuka yego Imana ishimwe rero kandi reka ndekeraho ngaho rekeraho hari ahantu ugize kutubwira muri ya mateka ngenda nandikamo ingingo nkeya nakubaza ntabwo ari nyinshi ntangira ikiganiro navuze nti ikiganiro kiragenda gikura twumva amateka n'abatoya bumve kuntu abantu bari baragowe ibibazo byaravutse mu Rwanda
twari twaragowe noneho tubigishe n'isomo ryiza ariko reka mpere inyuma gatoya ejo nganira na muzehe rero Nari yambwiye ati hari ibibazo byinshi byagiye biba ukabona abantu baragorwa umunsi ku wundi abato bakabona ababyeyi babo bahura n'ibibazo harya muri za 62 ubwo wari ufite nk'imyaka ingahe wavutse muri 70 navutse 4 ariko nigeze gusaba akazi leta nyuma ya jenoside nshaka gukorera minervari y'umwana wanjye biba ngombwa ko ngabanyaho imyaka kugira ngo sinye kontra y'imyaka 35 nakoreye minisante navutse 4 kwezi kwa 8 ku itariki ya 8 ariko byabaye ngombwa ko ngabanyaho imyaka ntamaranga muntu twari dufite ranga muntu wanjye nayitaye kwa Jida Chef Zayimana Mariko y'ubututsi ndayita none ubu ndi umunyarwanda mfite iranga muntu y'umunyarwanda ubu nta kibazo mfite burakira niho nashakaga gushingira mbaza ikibazo muri za 63 62 6 hano mu Bugesra hari havugwaga cyane ngo Intsinzi aho hari intambara ikomeye duca mu masasu mu miriro yaka aribwo bicaga abo nakubwiye basore beza biza amashuri hari kuva 63 64 65 67 hari intambara gusa bagatera bati twamenye ko hano haraye Intsinzi kwa Munyankore ubwo Munyankore bakamwicira abana b'abasore byaracikaga Kayibanda akavuga ati amasaka areze muyateme ubwo n'abana b'abatutsi barangije Kabgayi mu isominari n'abana b'abatutsi barangije muri campus ya Butare ubwo bagatema abana benshi baracitse bajya Burundi bandi baracika bajya za Senegal pega barahunga cyane kubera ko baravugaga bati amasaka areze muteme niko bavugaga ese ukiri mutoya muri iyo myaka nayimbonye 63 ufite nk'imyaka 9 ubwo kugera imbere gatoya ufite imyaka 12 13 14 muri za 67 68 wowe nk'umukobwa w'inkumi muri iyo myaka 15 16 hari itotezwa wibuka waba waragiriwe ku giti cyawe haba mu ishuri haba kwiga nagera ku Nyabarongo hari papa yaratujyanaga n'umugabo gafaranga herekeje muri amuwe Esperantia twagera ku ruzi ba papa ntibahagera ngo batabatamo bakaguma ku bitare hejuru kanzenze noneho tukahagera tugahagarara twambaraga ijipo y'ubururu n'agapira k'umutuku by'ishuri muri section familiale Kabuye bakavuga ngo ariko ubundi ubunyenzi wabuta mu mazi barambwira ngo wowe wakantuwe ntabwo twitwaga abantu wowe wakantuwe nugaruka hano udafite iranga muntu zakushugunya muri aya mazi noneho ngo ngaho nimugende mujye kwiga twaragendaga hari kuwa mbere twageraga kwikabuye saa 5:30 tukiga nimugoroba saa 7 ubwo rero ngarutse mbibwira papa ajya kunyakireranga muntu y'imyaka 15 atafite 15 bampiranga muntu itukura ndayibuka ubwo rero ngarutse nyerekanye ngo henga ahubwo se ntureba ubundi se kigiraga ibiki nuko byabaga bimeze batwitaga ubuntu mwabunyenzi mwe nimutazana iranga muntu tuzabujugunya muri aya mazi niko byabaga bimeze itotezwa mu myaka byisunika muri za 75 73 kujya cya Habyarimana uko ari kose imyaka yari itangiye kugenda ikuru ugeze muri za 20 hari ibindi bintu byize washatse nka ryari njyewe rero icyo gihe cya Habyarimana yafashe ubutegetsi 7 mpetse uriya mwana wanjye bishe w'umusore wibare nari muhetse none hiranga muntu yanjye n'umwana yari yayiciye njya kuyisanisha ku mucuruzi ayinterera za papier kora arasanasana nuko nta ubwo nanimo ntondeka baranaduteye yego baraduteye abapolisi bashaka abanyagitarama cyane baradutera baratubyutsa tukabyukana umwana kwibere n'ingutiya yonyene ubundi turashaka abatutsi turashaka n'abanyagitarama ariko cyane turashaka abanyagitarama twebwe turavuga tuti ntago turi abanyagitarama turi abatutsi ariko ntago turi abanyagitarama turi abanyabyumba ngo nimujye kuryama tujya kuryama icyo gihe bafasha abantu b'abanyagitarama babazana hane Maranyundo inzara yabica barga n'imitanga baranapfa ahubwo icyo ngicyo nanakibagiwe byarabaye pe habaye umukwabu ukomeye cyane babyutsa abantu ninjoro
batwara abantu hapfuye abantu benshi Maranyundo barya imitanga abantu babuze icyo barya imitanga bazi ko ari ibihaza batoraguye mu mujyi wa Kigali hariya. Wowe n'umugabo wawe mu rugo rwanyu kugeza muri za 94 hari nk'ibyago bindi mwize mugira mu rugo rwawe n'umugabo wawe? Rero buri umugabo wari untunze yari Stone Kariste wa Semugeshi yari afite undi mugore baje kumufunga mu byitso afunguwe amara ukwezi kumwe ahita apfa. Abana banjye bari batatu twabyaranye yari yarabwiye umwana we mukuru wo muhungu ati dore rero shahu uzaba umugabo nka data ati jewe ibi bintu ziriya nyamaswa niko yabitaga ati genda mbona zizanyica ko yari umuganga. Ese rero bamufatana abahungu be barabajyana muri gereza barabafunga baramukubita barababaza bamurekuye kuko yari akuze kandi yarabayeho neza. Yahise apfa mu kwezi kumwe gusa. Ariko ubwo gihe n'umwana wanjye nabashiki babiri nkuko yari yarambwiye ati uzamenye bashiki bawe na nyuko. Nari nkiri inkumi nari nkomeye nari nzi gukora twari tumeze neza hano iwacu dufite urutoki dufite ikawa nta kibazo twari dufite. Mzehe umwana aza kumbwira yuko yanapfuye nari nararwaye cyane nta nubwo namuhambye n'umwana wanjye umwe twari turwaye mugiga twamaze mu bitaro Nyamata. Icyo gihe twari iwacu mama yarapfuye isambu nta muntu wari datana kuri mama nta muhungu yabyaye yigeze gushaka undi mugore abyara umuhungu n'umukobwa. Ubu uwo mukobwa nasabye no kumushyingura bamucukuye mu musarane ariko umuhungu yinjiye mu gisirikare agwayo. Mzehe rero yaratotezwaga banamufunze no muri special ariko urumva gihe nari nkiri muto nari ntarabana nawe nabanye nawe nyuma ambyara abana batatu turarangizanya. Muri 90 inkotanyi ziteye hari ibyaguzi byabaye aho wari utuye cyangwa yo nyirizina? Muri 90 inkotanyi ziteye sinkubwira ko batangiye kutwita inyenzi bashaka kunyicira umwana aho yari ari mu nzu yacu i Kigali. Noneho nanjye najyayo bakanyirukankana ngo dore inyenzi kazi bishe ndadayinonaje ahangaha nkiruka nkagaruka hano bakajya kuntangaza kuri radio Muhabu kuri riteremu radio Muhaburira bivuga. Radio Muhabura bambwiye ko yavugagaho Gaspar Musonera ariko hari rindi zina yivugaga atari ryo. Nabigiye Nyamata barabimbwira ba Verede anamura mu Gahima ati he ikizungerezi cyo Bugesera ati bakuvuze ati riteremu yagututse ati radio Muhaburira bimenyera gutangaza. Nuko ntubwo nyene bari bagiye kunyicira umwana nanjye Muzehe nakungana ariko afate mikoro twumva. Muzehe nafate mikoro akunganire yavuze ngo iki? Koresha mikoro. Radio Muhabura yakorwagamo na Musonera ariko izina rye atari ryo rivugwa havugwaga bizira guteba. Bizira guteba nuko nuko rero barageze bati ikizungerezi cy'Ubugesera Mukandore Carolina bati yacumbikiye inyenzi zivuye Burundi zifite ibikapu 9 byuzuyemo amasasu n'imbunda n'umuhungu we w'inyenzi wibare Jean Paul bati neza tugomba kubica tukabamara. Ubwo rero baranyirukankanya ninjira mu rugo rw'umucuruzi negura ikibuye cyo mu gikari ndaguruka nzi kwiruka kubi baranyirukankana mbangeze Karuma mbanikubise muri tagisi nibwo mpuriyemo niyo sederi yo ntera hamwe muriro nyage Kongoro agenda ntuka nanjye ndamutuka tugeze Nyabugo gava marazamuka ahitira kuri riteremu nageze hano yamaze tukana inyenzi kazi kizungerezi shano kabutindi arantuka byinshi n'umuhungu we. Ubwo rero umwana wanjye mukuru wanjye aragenda aramubwira ati sanganya ku Bugesera ahitaza twibera ahangahe iwacu rero bahamwisha 94 nyina indege yarahiye twinaga hejuru ngo kinana arahiye yo kashanyine ariko ndavuga nti arapfuye turashize n'umwana wanjye aravuga atarapfuye turashize kuko nyine twabonaga nta kindi gisigaye bamwishe bagira ngo babone uko batwica nta bindi. Ese ubundi kuki bakutaga ikizungerezi? Kuki bavugaga ngo ikizungerezi cy'Ubugesera? Urumva nari inkumi nari mwiza nambaraga neza nari mfite amafaranga ubwo se urumva bavuga n'iki kunyita ikizungerezi nari nacyo dore umusatsi wagwaga nibyo umusatsi wagwaga. Muzehe aravuze ngo n'ubu uracyari mwiza. Mugabo wanjye yampaga amafaranga nkarya rwose akampa amavuta yambuzaga kwisiga ibitukuza gusa kambwa yanjye nisiga braceline cyangwa vaseline muri farumasi kuko yari umuganga kambwira ati ujye unywa byeri ishyushye ntukamwe muri firigo utazarwara umwijima. Yamaye mwara basirimu yanyigishaga ibintu byose kandi naje kumwumvira
ati ntukajya urarikira ibintu byinshi kugira wenda ntazashakisha umugabo ufite amafaranga menshi akantera sida akanyica ndwara imyijima nta sida ndwara muzehe yari yaranyigishije yarampanuye bihagije ndamukurikirana nkamwubaha naramwubahaga cyane kandi yari yambyariye abana beza 3 umuhungu n'abakobwa 2 umuhungu yarapfuye ariko abakobwa barahari mwabyaye 7 afitemo abahungu 5 n'abakobwa 2 undi abyaye 3 afite umuhungu mwiza cyane usa n'aba Kagame urutuko mwiza uteye neza mwiza umusore mwiza koko n'abakobwa 2 umva rero Imana yaradushumbishije kandi namwe muri abahungu bacu cyane turabakunda cyane reka tugere wenda tuvugeho gatoya ni amatariki aba yihariye n'ibihe bikomeye wenda tukabivuzeho wihuta harya muri 94 indege ihanurwa wari utuye hehe nyirizina Ntarame wacu kwa Segatare hano hirya kuri iyo tariki se ku itariki 6 iryo joro bavuga ngo indege yahanutse mwumvise iki habaye iryo joro rero nsinziriye sinabimenye sinumvise amakuru kandi nari mfite radio nziza cyane ariko mu gitondo kare nkangutse nkoza agafunguzo ndafungura ka radio ngiye kumva numva ngo uwo ari umukuru w'igihugu Juvenal Habyarimana ngo nagasipa nantuza nababica mu mpaka baretazari nakengeneye nibindi ndege yahiriye mu kirere mpita mbyuka nicara ku gitanda cy'abana ndavuga ngo sha ngarapfuye turashize niko nababwiye ubwo rero umutima wahise uhagarara ramwiza uteye imbabazi ndeba bashiki be ndavuga sha baratumara pe ubwo rero nta kindi twakoze nta nubwo twabashije kurya narabiteta ariko birabananira dutangira kurara mu myumbati twararaga mu myumbati yo kwa Mubirigi haruguru y'iwacu cyane hagati tukazinduka kare tukajya mu rugo ngashigisha igikoma ngahabana igikoma nkabatekera igitoki ngashyiramo tuboga bana bakarya batariye bikizeho tugira n'ubwoba cyane nteramwe zitangira kuza hano zifite ibihiri zigaza Nyarunazi tugira ubwoba cyane tujya kuba kwa mupenzi hare ya kuri segiteri na marume kazi barahaza baramurashe sasu mu rutugu n'abana be n'umugore biranga bigera ku itariki 14 nibwo twavuye mu rugo wacu tariki 14 z'ukwezi kwa 4 turara mu ishyamba cy'inkwi bureke mu gitondo interamwe zatangiye kuturasa saa 3 ziraturasa turamanuka kuri segiteri kuri 15 nyine baturasa amasasu menshi hari ku kiliziya noneho nambuka umuhanda n'uwo muhungu wanjye n'ubwo bukobwa baturasira hari segiteri ya Ntara baturasa amasasu menshi cyane ntabara tugeze aho turiruka turashoka tugicyugara ku mashuri hashize minota nka 20 umuhungu wanjye arazarambwa ati wape mama ya kiliziya yose ya Ntarama barayimaze tariki 15 z'ukwa 4 ati barayimaze none harambwa ati wape ati tugenda ati turebe ko twakwambuka uruzi ati tuce Gitarama Nibutare tuji Burundi ndamureba gusa sinagira ikintu musubiza ko numvaga u Rwanda rwagoswe byarangiye nabuze icyo musubiza yari kumwe n'abasore benshi bageze kuri 40 n'amarume kazi mbaye bajya imbere abambutse uruzi arabishyurira amafaranga bageze hakurya babahata magrenade n'amacumu n'imihoro bose babamariye muri urwo ruzi neza ahagarutse abahungu 3 bakari wo ku kibungo w'umunyeshorongi undi witwa Donate na Rusine abandi bose bashize urumva bibazo birebere cya ku itariki 15 z'ukwa 4 nibwo umwana wanjye bamwishe nakaze mbaye amarume mu masaa 10 barimburira muri iriya Nyabarongo ureba buracyangango rero wabishe igitero cyangango cyabishe aradutera ngango umuntu wo mu Bugesra uzi kurasa mu kubita ingobe nawe kubita ingobe mu musaya aragarama grenade yateye yishe abantu 3 nawe iramukubita undi nawe abamukwisha ingobe bundi kiragarama kirapfa umukecuru w'umuhanuzi kazi nyina wa Mubirigi yitwaga Nyirasuku aramureba aravuga ati bana banje hatumuhutaguye igicura maze bene wabo ati niko nkubwiye ati mwihangana ati twebwe uyu munsi ntituburenga atariko mwebwe muzabaho yarampanura umukecuru arambwira ngo ati mwe muzabaho ati wowe uzabaho ati
ntugire ubwoba ati twebwe uyu munsi ntiturenga bari abakecuru batatu beza cyane nyina warambiki nyina wa Mubirigi nyina Suku n'umukobwa wa Gacengeri nyina Kariziya wabaga irurindo bo kwa Shunguye inka bigaze kumwicira abana be babiri baragiye mu ishyamba hariya bavuga ko ngo ari inyenzi zicitse zigiye i Burundi bahita babica nyina wabo rero bamwicanye na nyina wa Mubirigi Burantuza Fideli witwa Nyirasuku na nyina warambiki yari umukecuru nawe mwiza cyane umugore mwiza rwose umukecuru nyina Suku araduhanurira dimwe muzabaho yatwigishaga no guhumbya ufata agaseke tukadushyiramo utuntu tw'utwatsi turandaranda uturabo tugashyiramo twamara kuzuza tukikorera tukazamura tugashyira ku mutwe tukavuga ngo tuzamuye inkotanyi niko umukecuru yatubwiraga none yarangiza akavuga ati uhite wubika vuvuga ngo ubitse abahutu tukabubika tukajya kwahira impumbya tukongera tukahira tugashyira mu gaseke twamara gushyira mu gaseke tugapfundikira tukazamura ngo tuzamuye inkotanyi tugashyira ku mutwe ati ngaho mumanure neza muyegaye ubikavu ukubika umukecuru yarapfuye ndababara nuko tukabubika kandi koko byarabaye yamaze bene wabo barishe ariko nabo barapfuye bimariye mu biyaga bahunga bajya Kongo zabiswe zirabica baranya barapfa ubwo se umugome nawe Imana igerahekana muhana yego mwaje kurokoka mute rero wahuriye hehe n'inkotanyi inkotanyi zansanze mu rufunzo ku itariki 14 z'ukwa gatanu muri 1994 ziraza bohereza abana batatu umuhungu wa Runyambo umuhungu wa Gaturusani Kayenzi umuhungu wa Rwabukumba hakurya hari Kayenzi Kayicinga noneho baraza bati batuma abahungu b'abanyamiheto bakundaga kwirirwa batembera ku musozi bati mugende mubwire bari abantu ati musubire mu rufunzo inkotanyi zaje noneho nari mfite umwana bakubise mu mutwe bakomerekeje cyane yitwa Rozine ubu nibwo arangije amashuri yizeka arangije kaminuza ubu ategereje kwambara kubera bamukubise mu mutwe baramusatura amatwi iminwe ibintu byose naramuhekaga nkajya kumuhisha kare bansanga ku gahuru rero bati ntusubize uwo mwana mu rufunzo ntigutese bati inkotanyi zaje mwarebye amazuru bati twarebye amazuru mwarebye mukotanyirinye utugofero mwaturebye bati ni mwene Runyambo ni mwene Rwabukumba Kayicinga ni mwene Gaturusi Kayenzi hariya bati nabacu yewe ntireka mbe murekeye aha ntariko rwose mube mutambeshya nuko naramuhekaga amuhekaga rwose umwana wanjye ajya atanga ubuhamya ati nkunda mama yarampetse ati yarampetse rwose ati yarampetse bakamubwira ngo njugunye hari umwana wa mukuru wanjye bambwiye ngo nzamute ngo ibitero nibizabe musonga namubwira nti sinzitera umwana nicyo gitero nikiza nzamurambika umutwe wawe uhwanye n'uwe ntibatujajangane ntabwo nakwitera umwana nakuye mu nda nuko umwana rero kuko uwo muntu yabivuze yumva ati nkunda mama baramubwiye ngo ntiyanga kunta ubwo rero koko byageze nko mu masaa 7 mbona abantu bose batangiye kuyagara barundanya utuntu nanjye ndagenda nari nifitiye akanombe kanje k'amateke n'ibishyimbo nshira mu kibini kansindageramo naka kantu kanje kakarwaye nze kubona icyo ngaha nuko umuntu aramumpekera nanjye mpeka umwana w'uruhinja w'umugabo Majirusi yari mwarimu nsanga ntashoboye guheka umwana ndamumuhekera nanjye wanjye muhekerwa n'undi muntu turagenda duca ahantu hari intera hamwe dusanga inkotanyi zazisenyeye zirutse zahunze ubwo inkotanyi zatunyujije hasi Kayenzi yo hasi ziratuzengurutsa hejuru hariya byari bikomeye n'intera hamwe zari ziri batunyujije hasi baratuzengurutsanya kwibereka arahaga n'inyuma noneho duhinguka kuri ya nkambi yazo rero hakurya kariyeri yaje mbega we nuko tutibahahuye bo gatsindwa n'Imana nuko tuyera ko rero turagenda tuhageze Nyamata saa 3 ubundi rero nari mfite akarago nkarambura mu kibuga cy'umupira niho twaraye hariya hafi y'akarere wa mwana wanjye ndamuryambisha nanjye ndaryama yo turasusuka turashyuha tumererwa neza turishima
ubundi rero inkotanyi zikaza mu gitondo saa 3 zikaduha agatabi, zamara kuduha agatabi zikatubwira ati rero abashoboye mugende mumena ari amazu muyafungure, mushakemo ibyo kurya, mushakemo imiceri, mushakemo amavuta, muse bucane muteke murye. Ubundi baragenda bajya no kuduha inka, babwira abasore ati mubage inka, muha abantu inyama, bateka amazi banywe bahembuke. Nuko bakaduha inyama tugateka tukarya tukanywa amazi turahembuka. Na wa mwana wanjye bakubise namuhaye agasosi arakanywa, yitumye amaraso yabaye umukara amezi aya, yari yaramuvuriye mu mubiri, ntabwo yari kuzakira iyo tuguma mu rufunzo. Nuko ibyo bintu bimaze kumushiramo, yagendaga akuruza atya ibirenge, ntiyajyaga ashingura. Noneho twari dufite abaganga, yavuwe n'umugore bita Rosemary wo mu majoro w'inzobe mwiza cyane utazi n'ikinyarwanda neza. Akamubaza, uwera Rosine urababara ute? Akamuga ati simbasha gushingura ikirenge, simpine intoki, ati ntabwo ngira ntya, sinshingura, ngenda nkuruza hasi. Bare bakubise cyane bajonjaguye. Nuko amuha imiti, amaze kuyimuha imiti yanyoye amezi 2. Ubundi aratangira ashingura ibirenge, atangira ashingura amaguru, atangira arahina, afata ikiyiko abasha kurya. Ubundi reka naratamikaga. Nuko rwose mva mana baratuvuye. Nanjye nari ndwaye inkorora, nari ndwaye inzoka, bamvura inkorora, bamvura inzoka. Bundi ndarya agatoki ndahaga, nywa ko kasosi, turahembuka. Reka wenda ntanajya kure, ababyeyi mufite amagambo meza yo gushimira. Ushimiye inkotanyi wazishimira ute? Ishimwe rya mbere nazishingiye umukobwa wanjye, abyaye 7. Iyo niyo nka nari mfite. Irindi shimwe nzishimira aho nicaye hose, shima inkotanyi. Kandi irindi shimwe njya shima 2017 burya naranatoranyijwe kwamamaza excellence. Ndamwamamaza nkamuvugiza impundu, ngeze imbere ye ngo yintuza yifotoye, nkavuza impundu nturakabahura kabyarura gaheka, niyo tutagufite twashira. Intebe ni yawe, nta wundi uzagusimbura, kandi n'ubu nukuri niye aracyayicayeho. Aracyayicayeho niye, nta wundi, niwe n'ubu 24 nzamwamamaza. Nzaba nkiriho. Umva, ndazishimira rwose cyane, nzivugiriza impundu, ndanazisengera, kandi nukuri ubyumve nk'ukuri. Ese wabaye muri Kayibanda, wabonye ibintu yavuze Habyarimana, nuko nawe ibye byose byarinze bigeraho ngaho. Uri mukuru kuva muri iyo myaka ya 54, ingoma ya Repubulika ya mbere ya Kayibanda, Repubulika ya kabiri Habyarimana yayibonye. Abatoya, wowe urebye Perezida Paul Kagame, abana bato bababwira ko bamwigiraho izihe ndangagaciro? Ikintu bamwigiraho urukundo agirira abantu ayoboye. Urukundo ni rwo rwa mbere. Buriya no muri Bibiliya Abakorinto ba mbere 13 handitse ko urukundo ni rwo rwa mbere. Urukundo ntirwiganyira, ntirugira ikibi. Urukundo ni rwo rwa mbere. Umwana wese yakwigira kuri Perezida wa Repubulika akagira urukundo nk'urwe, akagira impuhwe n'imbabazi nk'izi, nabo yazabyara bazasigara ari amahoro, nabo rwa rukundo barufite. Urwa rukundo rukagenda rukaba kagozi kadacika. Rukundo ni rwiza. Rukundo ni rwiza. Urukundo nta kiruta urukundo. Kandi burya ngo abagendera mu kuri n'urukundo burya nibo bana b'Imana, n'Imana irabakunda. Urukundo ibyo bamwigiraho. Urukundo bamwigira ku rukundo, bamwigira ku kwitanga. Yaranitanze, yari umusore mwiza, aritanga. Buse abo batahanye hagezemo habangaye, ariko kuko Imana yari imutegerejeho ko izamushinga u Rwanda ikarumuragiza, akaruzura. Erega yazuye u Rwanda, kandi nawe urabibona nubwo uri mutoya. Twebwe izo ngoma zose zarangiye, ntacyo zatumariye. Nzi umuntu witwa, nari umwana witwa Karinijabo Sharire, yigeze kuzanya amata, aravuga ati batutsi banyina batutsi, ati murabizi se rwakiriye sakumye gasakuma, atariko burya iyo ujya kutwika imvumba urazegeranya
ugaturutsa ugakurura ibya hariya n'ibyo hakurya no hakuno ukabirunda hamwe ukabitwika. Ubwo rero ni bande batuvanye za Ruhengeri za Byumba za Gikongoro za hehe baduhurije hano muri Nyamata. Nta kindi yabwiraga badatati tumaze kubegeranya ujya gutwika imvumba arazegeranya. Niko yababwiye yari perefe w'umujyi wa Kigali. Yari umuperefe. Bavugaga amagambo mabi akomeretsa yangiza. Ariko uzarebe ijambo rya Perezida wa Repubulika ahumuriza abanyarwanda bose. Cyane cyane akabwira abagore beza nk'aba Josiane ati muhumure abagore murukorere muhaguruke ntimwicare mwambara imbaraga mukorere igihugu ni cyanyu. Si ubundi kera hari umugore wa uretse Inkamiye Madarina utwaye Inkamiye Madarina w'umunyacyangugu nigeze kuba ministri nawe agahe gato cyane gahe gato we ntumuzi ngira ngo no mu mateka nta n'ujya muvuga. Inkamiye Madarina yabaye ministri ntibuka icyari cyo igihe gito yari umututsi se ariko ejo bundi wenda muzi yaraza kubikomozaho. Ejo turi mu biganiro bya mbere twagize mbere yuko tubitangira twavuze ku muntu witwa Ruhashya wa Segatwa mama yajaga dore yacaga aturaho mukarushemo abitariho mama yitwaga mukarushemo asari bitariho bya mivumbi yabucya mama yari umunyegenya w'umuhindiro. Noneho Ruhashya turaho mukarushemo abitariho mama nawe ati uraho Ruhashya imbwa wa Segatwa na Nyirambwa. Ruhashya agaseka agahagarika ijipo akavamo akajya kumuramutsa mama akava muri makaza bakaramukanya. Yari umuntu ukomoka ruguru iriya za Mbogo nyine nawe Ruhashya. Ariko Ruhashya yabaye umusirikare ku bwa Kayibanda arakomeza bavuga ngo Nyenzi zateye mu Bweyeye. Ruhashya niwe bashyiraga imbere bagira ngo zimwice kuko ari mwene wabo akazirasa neza akazimara akazazisubizayo. None basigara bamwita Ruhashya Nyenzi. Ariko yari umututsi w'umutsobe mwene wabo wene wari umunyeginye yari umutsobe nk'abantu rubera nziza. Ese ubundi kuki bavuga ngo wo kwa Sekabwa na Nyirambwa kuki bavuga ngo nuwo kwa Sekabwa na Nyirambwa n'ubundi niyo mazina yabo Segatwa na Segatwa ise yitwaga Segatwa nyina akitwa Nyirambwa. Mama yarabazi mama n'umuforongokazi w'Iremera niho wabo niho yavukiye. Noneho Segatwa nawe yaratuye aho. Ruhashya nawe yavuka mama murora kuramurora akamubwira ati uraho mukarushema abitariho ati uraho Ruhashya wa Segatwa na Nyirambwa. Reka tugere mu gice nakita icyo gusoza muri iki kiganiro twagiranye nagira ngo tutaza guca mu ijambo na muzehe nawe araza guhita akomerezaho. Hari n'ibyo wagiye uvuga ashobora kuza kudusobanura neza ko yari mukuru imyaka ku myaka. Mu gice nakita ikisomo nk'isomo ababyeyi. Ese ubundi reka nkibonereho nanjye kugishyira ku babyeyi ariko reka manze mbaze ikibazo. Muri 1994 muri jenoside yakorewe Abatutsi abagore muri jenoside hari ababyeyi bijanditse muri jenoside bakica cyangwa bakavuza induru abagore yo jewe buriya umugore nahagurwagwa hagati yanjye nawe hari inzu ebyiri dutuye kuri Payizana. Umugore njyaga mpurwagwa rushyushye ruryoha cyane ugiye kumva urwagwa rwawe kumva niki barwita ikintu kigishyuhira ntazi ukuntu kimeze. Umugore njyaga mpurwa rwagwa niwe wajyagaze wacu saa 11 afite umugabo w'intera hamwe yitwa Kaminuza niwe amaze abantu hano twagira Yesu akaza atari kubundi mwaraye hehe agasanga ndimo ndashikisha igikoma cyangwa se kirahiye nifite urubinika runini ndashyira mu bikombe ndahorahoreza abana banje twaraye mu myumbati atari ese ubundi mwaraye noneho rero njyangira umunya bwa mbere nanjye ndaseka ndamuryarya nti twaraye hano iwacu nese twaraye hehe muhe igikoma n'umwana we ndamuha. Ubwa kabiri arongeraza nka ya saha saa 11 atari kubundi mwaraye hehe twaraye hano iwacu ahangaho dusanze niho twaraye wenda mwima umwana we. Ku bwa gatatu agarutse naramubwiye ngo vata gusinzongera kubona hano rindira isaha n'itariki bazadutereraho kuza kutwicuza bw'uri mugaza arimbura twari byashaka barampigaga ngo amaradiyo bizamatera n'ibiki sinzongera kubona hano na rimwe uko ntagende we ntuzongera kungendera mu rugo mubwiye nabi cyane.
aragenda ntiyagarutse nyamara jenoside irangiye namubonye Nyabugogo ndamuseka cyane arambona nawe yitwaga Nyensi akomoka mu bice by'Uburiza ariko namuhaga inzoga iryoshye cyane yanaza kandi we nanishigarije kuza kwisomereza umwumbati nkamuhaho ariko niwe muntu wa mbere wazaga kungenza kuko afite umugabo w'intera hamwe y'umwicanyi azatwica dutwarira ibintu dutunze kone navuye i Kigali mfite radio mfite matara mfite utumeza twiza n'udutebe abagore bavugije induru abagore baranishe reka isomo turihe abana batoya n'ababyeyi muri rusange muri iyi minsi hari abantu bahembera ingengabitekerezo ya jenoside hari ababyeyi baba bashaka kugira ngo isoni n'ikimwaro by'ibyo bagizemo uruhare muri jenoside abana bazabikomeze niki wabwira ababyeyi nk'abo ngabo bashaka kuraga abana babo urwango njyewe nabagira inama y'uko nabo ubwabo bakwihana bagakizwa kubera ko Perezida wa Repubulika guverinoma ayoboye icyiza yagisimbuje ikibi ashyiraho ubumwe n'ubwiyunge ashyiraho kubakira abari muri nyakavanaho nyakatsi mu gihugu cyose abantu bubakirwa amazu y'amabati asezeranya abantu buri wese ko agomba kwitwa ndi umunyarwanda avanaho ibintu by'amacakubiri uyahembera rero agakomeza akayimakaza abifashwemo cyane ajya amenya ko yabihanirwa ariko icyaba cyiza nuko yabirimbura mu mutima we abana bakabaraga urukundo akababwira gukundana akababwira gukunda igihugu akababwira kucyitangira nk'uko inkotanyi zitangiye igihugu kandi zikakitangira koko kugeza uyu munsi zikaba zigifashe mu biganza kandi akaba ari amahoro n'umutekano muzima kuri buri munyarwanda wese batarobanuye nta muntu utotezwa turi mu minsi yahariwe igikorwa cyitwa GAERG week hazamo ibikorwa nyirizina byo gufasha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi gutegura abanyarwanda bose kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ariko nyirizina mu bikorwa bya GAERG muri rusange hazamo no gusana imitima hazamo no guhumuriza ubundi uru rugo wowe hari ikintu cyiza warwungukiyemo uru rugo rwa GAERG uru rugo narwungukiyemo ibintu bikomeye naje aha ntasinzira nza hano ntasinzira nuko uwitwa Manuel akadukoresha siporo ya Manuel iyo nayijemo ntarwaye ngo mbe nagiye kwa muganga i Kigali ntagiye hirya ku isambu ngo nkaza rwose nkakora agasiporo ka Manuel iyo ntashya ndasinzira kakanguka nka saa 11 ubundi rero natangiraga ku kagoroba ndeba mpaka mu gitondo nkabyuka ntukura amaso nkoraye nk'inzoka ariko rwose ndashimira rwose GAERG yatekereje kubaka aha hantu igashyiraho aheza hearing center kuko idufitiye akamaro turaharuhukira turaza umva mbese umuntu yahita ngo iki ni mu rugo rw'amahoro n'urukundo mva iyo nahageze ndataha nkavuga reka nitabire utu turayi ndaryama nsinzire rwose mpita nsinzira ahubwo Manuel nkamuhamagara n'ubuse ko uzaza kuwa kane tutegura agatenge tuzaze kwikorera agasipa ati mwitegure mwese mubwirane kandi sinjye gusa buri wese uza arashima rwose na Josiane aradusura batwigishije no guhinga imboga ze akarima karambye reka da nta muntu ukibura amaraso dufite beterave dufite utuboga bita nimbo cyari twatuboga na karoti hari Josiane ariko nakwibutsa dufite imboga z'amoko menshi za kizungu baratwigisha baduhaye umurama baratwigisha turatera reka ubu turarya imboga urakatira mu gatoki rwose ubundi ukamera gurego nta mena gusa nta mahoro gusa batugiriye umumaro reka tugushimire cyane
wasoreje ku magambo meza y'urukundo yo kwimakaza kubana yo cyane kwigira pe kuri perezida wa repubulika bakamwigiraho kubana no kubanisha n'urukundo no kwitangira abandi no guca akarengane rwose nta shiti nta gushidikanya abatoya barabona rwose mu myaka iri imbere tuzagira u Rwanda rwiza rutarimo ibibazo cyane cyane